Ikaze inshuti z'akadasohoka ku muyoboro wanyu Belo TV News/English. Uyu munsi wa none nkaba ngiye kubagezaho incamake z'amakuru Son Excellence cyangwa se Perezida Paul Kagame yatangaje ku nsengero. Murabizi ko njya mbagezaho amakuru atandukanye. Twakomeje. Paul Kagame yavuze ko impamvu izi nsengero zafunzwe by'agateganyo kandi ko bigikomeje, yatangaje ko abantu bose bazi ko imbere y'Imana abantu tungana. Ni ryo jambo Perezida Paul Kagame yavuze nyuma y'uko yavuze ko buri muntu wese niba ndi umukene nawe uri umukene, ko twajya inama tugahita dutangira bizinesi yoroshe yo gushinga idini, tugakora ibisharagati, twarangiza noneho tugahamagara abantu tukigira abere, tukavuga ko twabonekewe, twavuganye n'Imana, ko turi barebare ku Mana, tungana n'Imana. Abantu bagatangira kugira kurya amafaranga twifashishije ijambo ry'Imana no kubeshya ko twahanuriwe cyangwa se twabonekewe. Abantu babonekewe nk'abapasiteri kubera ko insengero buri muntu asigaye ashinga urusengero. Ibi ni byo yagiye agarukaho, avuga ko ibi ngibi ari umwanda ukomeje kandi ko uyu mwanda ukubiyemo byinshi. Yavuze ko habonekamo inyungu ku bashinga amadini bitwaje ijambo ry'Imana no kugaragaza ko bafite ububasha n'ubuhangange bahawe na Rurema cyangwa se barose cyangwa se beretswe bitwaje ijambo ry'Imana kandi ari abantu basanzwe nk'abandi. Yavuze ati imbere y'Imana twese turi abantu. Kubera iki umuntu usanzwe nkawe yaza akakubeshya akakurya ibyawe, akagutuma ibyo wavunikiye akabigutwara gutyo, akakubwira ko akagusezeranya ko agomba kukuvura ibyakunaniye byose, agomba kukurangira umugore mwiza, akazi keza, imivumo yose, amafaranga akayaguha kandi akwaka ayo wari utunze, kugira ngo akuzurize icyizere kigusubize ibyo wifuza byose. Ibi ni byo Perezida Paul Kagame yagarutseho, yavuze ko atari byo. Uyu mwuga wo gusenga ko abantu bose bari guhinduka abapasiteri, yavuze ko yaba abize n'abatarize byahindutse umwanda, kandi ko uyu mwanda wo gusengera ahantu babonye hose mu ngo, buri wese agashinga igisharagati akaba pasiteri, agatangira kuvuga ko yabonekewe, avugana n'Imana ko ari buhindure abantu ubuzima, akabatuma ibyabo akabibarya, noneho bagasigara bameze nka bazezenge, ntibakore bagahugira gusenga. Bamwe bakanga kwivuza, akababwira uburyo banga kujya kwa muganga ko bari buze kubavura. Ibi byose Paul Kagame Son Excellence nibyo yagarutseho, avuga ko ibintu by'amadini, udutsiko nk'utu ngutu mu ngo zitandukanye, ahantu hose nta byangombwa mu nzu, ibyumba. Abantu murabizi ko basigaye basenya ibyumba mo imbere bagakora insengero, inzu zari zirimo ibyumba bakabikuramo. Ibi nibyo byadutse. Yavuze ko ibi byasubiza abaturage cyangwa se abanyarwanda muri 1994, byaba biri kubasubiza muri jenoside, baba biyibagisha amateka akomeye ba sokuru n'abasokuruza b'u Rwanda banyuzemo, bakaza kuyirengagiza, bagakora uko ibindi biboneye, bakiyibagiza amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturarwanda banyuzemo bagasa nk'ababica hejuru. Ibyo ngibyo nibyo yanze kugira ngo ayo macakubiri, kugira ngo batazavuga ngo abantu barebare ngo nibo baziranye n'Imana, ngo naho abagufi ntibaziranye n'Imana. Murumva ahantu yashaka kuganisha, ababwira ko aya madini ntabwo yemewe, yagarura amacakubiri muri 1994. Udutsiko ntaho tuva, buri wese akagira abantu ayobya, kandi nta mpamyabumenyi afite, ntayo, nta kintu kigaragaza ko yize, akajya akavuga ibintu atazi, akavuga indimi zitandukanye atazi n'uko ari kuzivuga, akababeshya, akabarya ibyabo. Ndabashimiye mwese abantu mwagiye mukora subscribe, abatarakoze like mwayikora, iki ni cyo gihe cyo kuyikora.
mukandika mugakomantinga ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo. Ni ingenzi kuri uyu muyoboro wanyu Pero TV News/English. Ikaze ku bashaka kwiga icyongereza, byose turahari, twazigiye ngo dukemure ibibazo byaba Gen Z. Gen Z nabasobanuye ko ari umuntu ufite amakuru kuri buri kintu cyose. Urugero nk'icyongereza twigisha hano kuri Zoom class, mu gihe uzi icyongereza, umuntu wese ushobora kuvuga icyongereza ukaba wavugana nawe, cyangwa se mu bantu uvugana nabo ku buryo ariwe waba urenze, cyangwa se amakuru aba yavuzwe hirya no hino mu bihugu bya Afurika, intambara ziba mu bihugu bya Afurika, muri Congo no hanze hose tugerayo, byose amakuru yose aba ari hano kuri uyu muyoboro. Aba Gen Z mwese murabyumva ko muri abantu. Gen Z ni abantu, Gen Z ni abantu bagezweho, bazi amakuru, bagendana na visiyo, abantu bagendana na visiyo. Uyu muryango wacu nicyo uharanira. Mboneyeho no kwakira abantu bashya mugeze kuri iyi channel, YouTube channel, cyangwa se uyu muyoboro wanyu. Bwa mbere mbabwira ngo mukore subscribe kugira ngo YouTube izagira izazamure uyu muryango wanyu, uyiwamamaze, uwugeze ku bandi bantu bakeneye amakuru nk'aya ngaya, ubufasha nk'ubu, kwiga icyongereza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, kugira ngo izawuzamure uyu muryango wanyu. Mukore subscribe, comment, like, ibyo ni iby'agaciro. Nibyo nababwira kugira ngo mbabwire, ibyo nibyo by'ingenzi nabyo. Ni byiza cyane. Twakomeje ku ngingo Perezida Paul Kagame yakomeje kugarukaho. Ndabaha n'urugero, uyu mupadiri niba ari pasiteri, ku ifungwa ry'insengero, uyu pasiteri Rutayisire, mu minsi ishize mike nabakoreho videwo aho umwana impande y'urusengero ahantu basengeraga bari bafite ibyumba bitandukanye by'amasengesho. Cya cyumba cy'imbere cyo mu mbere gisengeramo abantu bafite ibibazo byinshi cyane kandi batanga agatubutse. Aha ngo niho bajyaga abakristo akabasengera, bagatanga mu mafaranga cyangwa se umufungo utubutse. Uyu pasiteri Rutayisire akaba afite we n'abandi bapadiri n'abandi bapasiteri bafite icyumba cyuzuye amafaranga, aho uyu mwana yahawe gukora isuku, noneho akaza kubona agafunguzo gafungura aho hantu, akagira amashyushyu, bikarangira atoye ako gafunguzo akajya kuhafungura. Akihafungura yasanzemo icyumba cyuzuye amafaranga, inote gusa z'imituku, yewe dore inote. Maze nuko yahise agwa igihumure, aracyari kwa muganga kugeza ubu ngubu. Yagiye muri koma kubera ko kubyakira byaramunaniye. Tekereza nawe ubu ngubu wakugeza mu cyumba gipanzemo amafaranga gusa, ese watekereza kuyiba? Ibi nabyo byaramugoye, ntiwabona ayo utwara nayo ureka. Yahise agwa muri koma, na n'ubu aracyari muri koma. Nyuma yari ari kuvugishwa aho yakangukiye, nibwo yaje kubisobanuramo gakeya, abivuga gutyo. Ubu ngubu rero ni ubujura bukabije bwo kwiba abaturage no kubambura ibyabo, kandi nawe uri umuntu usanzwe, nta bubasha n'ubuhangange ufite bwo kugira bwo kuba wavugana n'Imana uretse icyizere. Ikindi kintu Perezida Paul Kagame yagarutseho, abantu bajya gusenga, nawe uzajya wicara wihe imbaraga zawe ko ugomba gukora ibintu, kubera ko n'ababikora bose abubona ngo ni abapadiri n'abapasiteri, bose ni ukwemera cyangwa se icyizere baba biyongereye. Noneho cya cyizere bafite kurusha abandi ngo nicyo bakoresha bababwira ko bavuganye n'Imana, noneho mukabaha amafaranga mwari mufite yagakwiye kuba abatunze, mwayahahira imiryango yanyu, mugafasha abatishoboye mu miryango yanyu, noneho mukajyana ngo barabaha, ngo bavuganye n'Imana. Abo ngabo bigira abapasiteri, abantu bakuru, ngo bari hejuru y'Imana, bagiye kungana n'Imana, niko Son Excellence Paul Kagame yagiye avuga, noneho bakabarya ibyabo. Ubu ni ubujura bukabije. Kuba insengero zo ntabwo bazazifungura, byo niko yatangaje ko ubu ngubu bwaba ari ni ukuzana ibintu by'udutsiko, amacakubiri, ibintu byaba bisubiye rudubi. Ibintu by'insengero ntabwo reka kuzifungura byo. Abakristo ntimuzongere kubitekereza vuba, nicyo nababwira. Abakomorewe insengero ni abantu bagaragaza ko
batarya amaturo y'abaturage cyangwa se abo bafasha. Ni abantu bafite ibikorwa remezo nk'amashuri, bakaba muri ayo ngayo babakuramo bakaba bayakoresha noneho mu bana babo ku buryo babateza imbere mu bumenyi. Abo ngabo nibo bemerewe kugira ute bujuje ibisabwa byose kugira ngo insengero zikore. Ikindi Perezida Paul Kagame yagarutseho yavuze ko abantu harimo ibyiciro bine. Abantu babireba bakabireba gutyo gusa ntibagire icyo babikoraho, bakabereka n'abantu babireba bakagira icyo babivugaho bakabikomantingaho. Abo bantu ibindi byiciro bingahe mukore subscribe ndaza kubibabwira mu kanya. Umwanya mfite ni mukeya, mfite byinshi byo gukora, ndaza kubakorera andi mavideo atandukanye ku mbwirwaruhame Perezida Paul Kagame yagiye atanga n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Reka nze turebera ikindi hari abantu mwagiye munyandikira muri komenti, nagerageje gusubiza ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu. Bamwe nubwo umwanya uba wabaye muke, ariko intego yanjye nta zindi nyungu mparanira njyewe, ni uko ishema ryanjye ari ukugira ute kugira ngo ni ukubaha ubumenyi mu gihe mbonye umwanya ndi free, noneho nkaza kubaha umwanya nkabagezaho amakuru atandukanye ku isi, nkabazengurutsa isi yose, nkaza kubigisha icyongereza n'andi makuru agezweho yose, kubera ko njye mbanda update inshuti z'akadasohoka, mbabwira ngo abantu mutakoze subscribe muyikore kugira ngo muzabone notification, kugira ngo mu gihe tuzaprodinga amavideo atandukanye muzajye mubona notification, mube ba chaîne Z, mugirane na vision, mumenye amakuru agezweho, mumenye ku buryo umuntu ukurusha amakuru aba akurusha gutsinda. Niyo mpamvu mu banyeshuri 1000 hagomba kuzamo umunyeshuri umwe watsinze, uwo ni ubarusha amakuru. Kugira ngo umuntu atsinde, kujya kwiga ni ugushaka amakuru. Iyo wize ukigishwa n'umwarimu uguha amakuru y'ibinyoma, birangira ubuzima bwawe bwose bupfuye, ukaba uwa nyuma yaba mu ishuri no mu buzima busanzwe. Aho niho bipfira. Ariko iyo ufite amakuru ahagije, umuntu wese wakubaza hatitawe ku muntu waguhaye amakuru cyangwa wakwigishije, mu gihe wahawe amakuru ya nyayo uba uwa mbere. Gusa aba mbere n'aba nyuma abanegirisha sasa bazahoraho tu. Ibyo nibyo nababwira. Abantu benshi bagira inama zishoboka, nyine ni uko baba bagira uti batabyumva. Ikindi ufite igitekerezo n'icyifuzo, nabyo wabisangiza uyu muryango. Uharanira abanyamuryango bawo kugira ngo bisanzure, bahanahane ibitekerezo, nta muntu ubangamiye undi, buri wese agahabwa umwanya ku gitekerezo cye kikubahwa, kubera ko aba yafashe umwanya wo kugitanga no kugitekerezaho no gukora like no kwerekana ko akunze ibyifuzo by'abanyamuryango, ko abashyigikiye. Jya utanga abazi subconscious mind, niyo mpamvu bakora ibintu byiza cyane, kuri byiza gusa, apana kuri ibi. Wa mugani wa Paul Kagame, son excellence, amadini ntabwo ari inzira nziza yo kugira ute yo kugera ku Mana, ahubwo amadini abantu bayahinduye ibagiro, ubwicanyi, ibyo byose nibyo bibamo gusa. Ubusambanyi, ibintu byo kuviyora abana batoya, babeshywa ko bagiye kubasengera, bageraho bakabasambanya. Abapasiteri batandukanye, abantu nk'abo batize, badafite impamyabumenyi zijyanye n'iyobokamana, ibi ngibi bireze cyane.